tumufata nka debile mentale. Si we wenyine, hari n'abandi wenda njyamo n'abari komanta ku bintu nk'ibi, njya mbabona biteretse kamera yo hanze mu Bufaransa na ariko yari bo hari jya barimo n'urwango ari kwigiza nkanabizi. Ariko nyine uriya kukurukiye na debilité mentale wamugira utese. Kurundi ruhande ryari ikintu ari uriya ntago ndi umuntu ufunga mutwe. Nkuko nanjye ku Rwanda rwanjye nakurya n'amenyo, nawe ku Burundi bwawe wumva wisiza amarange. Ko ari cyo tuvuga ngo CNDD-FDD ngo yobora nabi gomba kuvaho ku umuntu aravuze. Gwego ngitiboye neza di president wacu di. Iyo abantu mu gihugu bataka bafite abo batatsa mbaye haga twambara muri les débiles mentales. Urabira gusaba gutandukanya imipaka y'u Rwanda na CNDD-FDD kuko CNDD-FDD bihwanye cyangwa se égal FARDC FDLR. CNDD-FDD égal FDLR. Reba ko ntavuze hano ngisigara cy'u Burundi mvuze CNDD-FDD. N'abacyanye ne babambari babo b'inkomashye zabo. So bivuze iki rero? Biravuze ngo CNDD-FDD igomba kujya gutembagara ku butegetsi. Ingoma ya igomba gutembagara. Ibyo nabo bamubwira ngo ninze mu Burundi bamakazi cyangwa se ntumbaze. Jado Office TV show. Reka rero tubashimire mwe mudukurikiye muri hirya no hino na Apostle meze neza cyane benshi muzi kandi mukunda mwabusesenguzi bwe ibitabo bye 40 tabigera muri 40 ariko bimwe ntanubwo nigeze mbi publishing nuko nyemba ari igitabo nanditse na ntagomba ari cyo nageze ntagomba ari cyo nasohoye mba ari cyo nanditse cyangwa se cyo nashyize hanze ibigikubiyemo. So meze neza abantu babigure ba supporting no mu bundi buryo kuko ku gatatu twa supportinze The Ben Kampala kandi The Ben afite amafaranga. The Ben yishyurwa 50 yagiye guperforminga cyangwa 30 by'amadolari. Ngiye murabizi ko ntayishyurwa mu kuvuga ngo nimba n'uwayo mafaranga agira table yanditseho ngo sponsors. So ni ikikwereka yuko ibi bintu tuba dukora bigirira akamaro benshi, bikeneye support ya benshi. Nigeze kuba natanga nimero kuri RBA babinyemereye. Nari mfite igitabo cyitwa Rich in 6 months. Nkuko n'uyu munsi none hari icyo cyitwa ngo the prosperity formula Rich in 6 months yongera igarukamo as the second title. Gifite page na 20 mu gihe ako kandi kari gafite nka page 40 urumva kari gatoya. So icyo gitabo nagifashe nk'abantu bagera ku 2000 mu buryo bwa soft copy. Byantwanya imisi 2 ndeba message subiza umuntu musharing igitabo. Ureba ariko kwiyo pen. Mba numva yuko igihe cy'ibyago kigeze, igihe cy'utubazo tw'ubufaranga kigeze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abana babo atari koreka buri wese rwose wabonye kira gitabo ku buntu avuga ati reka supporting with 1000 yonyine cy'igihumbi kimwe cy'amanyarwanda. So ariko nyine ntago tuba duti organization ikindi wenda natwe ntago tuba twabivuze ariko nanone ku rundi ruhande bigire kuri abo supporting aba The Ben n'abandi bahanzi batandukanye. Comedy bara supporting, indirimbo ga supporting, iza gospel ga supporting, like everything they support. Ariko yaya kuri pastor, preaching, teaching, water box kabona yuko ese impamvu yabari uyu cyangwa pastor nuko badakunda kubivuga. Uyu Martin Luther King yaravuze ati in the end we shall remember not the violence and the words of our enemies but the silence of our friends. Ntago ikibazo ari ko ari waza kagutuka, ikibazo nuko kwemera tavuze. Ntago ikibazo ari ko ari waza kagutuka ahubwo nuko kwemera igihe wabuza ya moto ntacyo babikozeho, ataruka atakwemera atanabikubwira atanuka yabuze ahubwo kuko imitekerereze imwemeza yuko hari bidakwiye. Kandi areba ikamwemeza ko bidakwiye kandi imwemeza ko kuri The Ben bikwiye, kuri Davido bikwiye, like nobody abahanzi bose usanga bafite n'indumi n'amafaranga.
so rero tuba tuyanga ibintu ko tubikorera abantu aribo baba our main supporters. Okay, hanyuma rero wenda ku bigendanye n'ibyo byose warutubwiye abadukurikiye kuri Shadow Office TV show, ngira ngo mwumve neza muri comment kandi nanone muhamagara Mutabazi mugura ibitabo bye nkuko musanzwe mubigenza. 07883013 iyo niyo ngira kuri WhatsApp nimero yonyine ngira kuri mobile money byose niho byibeye. Yaba twari dufite gushyigikira kuzuye rwose. Nzi ko twagera kure. Ese ugiye ugira amashow yo kumurika ibitabo byawe? Nyambikora ariko nkurikiye ko byamendaga abantu kuboneka kwabo kubera kutanashyize amafaranga bikagora. Manza tuzongera kubikora twagize ubushobozi bufatika. N'urugendo n'urugamba twararurwanye kuko abandi yandika igitabo kimwe karekeraho nk'uyinezezaga. Nitwe byibuza twavuze ngo nandika igitabo cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu n'abandi bakeya. Kandi turatunejeje kuko tugenda gakeya lentement mais silement. So ariko tugomba gurushaho kunoza no gutekereza byihariye bijyanye nuko abanyarwanda bateye. Niki gishoboka, niki cyatuma basoma, niki cyatuma bitabira ibyo dukora. Sho no kubikoramo indi format bashaka konsominga. Ibi byo ntago ari kibazo, nta nubwo ari urubanza. Igihe cyose wamenye yuko bashaka kubikunda. None rero wenda tubarese kopi zawe uzigurisha mu Rwanda gusa cyangwa hari n'ibindi bihugu watekereje kuba wakorana nabyo? N'umunaniro ntago ari nzakora nari. So bivuze ngo hari ibyo nagurisha kuri Amazon muri library ya Congress birimo byaguzwe na office yabo yo muri Kenya. Yero tuvuze ngo library ya Congress nyine ni library ya Congress America. So irimo ibitabo miliyoni nyinshi cyane. So afite rero office ku isose ishinzwe kugura ibitabo byanditswe babona biri sensible mu buryo runaka. Uro baguze igitabo cyitwa African Poverty is a Choice. Ariko mbabwira ko nshaka no kuzabohereza igitabo cyitwa Donald Trump Railroads Make Africa and America Great Again. So ni igitabo cyiza nacyo kivuga ibisubizo bya Afrika n'uburyo byaboneka ku ngoma ya Trump habayeho guprofiti momentum cyangwa se kubibonamo akajyo. Hanyuma rero wenda tugaruke mu bibazo cyane by'akarere. Wenda tuze gute. Ese hari igitabo ushobora kuba warakoze wenda kivuga kuri ibibazo by'akarere n'uburyo byakemuka mu ijisho wenda ry'umusesenguzi? Ndagifite. Mfite na societe nashinze izagikora akazi kamwe konyine. Nubwo nta contract ndabona. To advise governments. Ndafite ariko sinshaka kuvuga ko nyifite. Kuko nta nubwo na advisinga where I want to advise. So rero ndashaka gukora cyane kugira ngo ngeraho nshaka mbasha ku advisinga kuko turavuga ngo yitwa Black Mind Strategies. Black Mind Strategies we advise governments. So ntabwo wazavuga ngo nyine ngo tugira inama ngo kwiduka ngo uruganda oya, we advise governments. So iyo mvuze rero governments it's not one. Uravana utange advice ujye muri Kenya uyita aho imiryango ifungutse. So icyo gitabo rero nanditse naravuze ngo ndumva narakize ngo how I can end DRC M23 conflict within 24 hours. Ndumva ari second title ya mbere sindi kwibuka ko nayise. So ibi ni ibintu bijya gusaba gukora ibintu bitatu bitarenga kandi bitanakomeye. Amahoro mu karere kaboneka. First of all, icyo wakora ni kimwe ariko kimanifesta mu bintu bitatu. Ariko cyaba kigamijwe n'ikintu kimwe. Tandukanya imipaka y'u Rwanda na FDLR akadomo. Ubundi nicyo gisubizo cyo kubona amahoro mu karere. Tandukanya imipaka y'u Rwanda na FDLR akadomo. Wakumva bitari kujyamo neza ukabisubiramo inshuro zirindwi nkuko mu rusengero bango simbuka subiramo karindwi. Tandukanya imipaka y'u Rwanda na FDLR. Noneho His Excellency muri Jeune Afrique aravuga ngo ikibazo ngo FARDC ni nkaho yivanze na FDLR bikaba ikintu kimwe. Bamugabo n'umutasi bivuze iki no translate simbuza. Tandukanya FARDC n'imipaka y'u Rwanda.
gute kandi aribo barinda imipaka y'u Rwanda kuri side ya Kongo. Uko niko umunyarwanda yasenze irirwa handi gataye i Rwanda ihageze aribwira ati ko nashaka kugira ngo bizanturukeho ni gute FARDC yatandukanye n'imipaka y'u Rwanda. Umuhungu nawe washyizwe ishyanga imyaka 28 witwa Makenga ati gende kubona iryo bere ryakica inyoni ebyiri ese sindi kumva dukoze igihugu hagati ahangaha kikajyamo cyatuma FARDC isigara hirya y'icyo gihugu kugira ngo ize mu Rwanda ikayisaba gutraversa igihugu cyacu kandi urumva nta FDR ya traversa igihugu cya M23 urabyumva nawe. So icyo ni icyambere no gufata no gutandukanya impaka y'u Rwanda na FDR byakorwa mu buryo bubiri. Kurema igihugu gishya gituwemo na M23 na AFC na bene wabo nabo basanze bari gukora liberation nabo baje basanga mu gukora liberation. So no kurema icyo gihugu gishya ikintu cya kabiri CNDD-FDD nayo ivanze na FDLR. The matter of the fact Uvira nifatwa FDLR zose zahita zijya hehe? Guess where? Nyine tekereza ari hehe? Mu Kibira. Noneho rero ngo bitegura ngo kuzahinguka mu Bugesera ngo baciye nimba ari kuruhuha. Kibazo amakuru badafite nuko ariho hari ikigo cya Nasho. Ngo gushyira umugozi mu ijosi. Uruzi by'ingero uciye nk'igicumbi naye rwose. Ariko uraca inashyo. Inasho na gishari y'abapolisi ari hiri. Bose rero baba ahantu byari nko gushyira umugozi mu ijosi. So rero nuvuga ngo gutandukanya imipaka y'u Rwanda na CNDD. Donc tandukanya imipaka y'u Rwanda na FDLR akadomo. Gute n'uburyo bubiri. Kora igihugu gishya kibe hagati ya DRC n'u Rwanda giturwemo na M23 na bene wabo bave mu ishyanga bave mu buhunzi batahe. Kibe kigizwe n'intara ya Nord Kivu na Sud Kivu ntacyo bitwaye. Kandi nako bizaba. Ibyo byose uvuga ngo Doha ngo umurango wa Washington bari kuganira na Sudan yacibitsemo kabiri bahora baganira my dear. Sudan y'amajyepfo ni ya ruguru zacitsemo bahora baganira. Rero ntacyo uzanye gishyashya baraganiriye. Yewe nkuko na makanika yapfuye na n'uyu nguyu yarapfuye arya ninde uyu wapfuye abamurasiye mu ndege. Watangize iriya ntuzo watangiye iriya struggle. To irancitse. Danshinze ariko John Galanga what John Galanga anyway baruvuye kuri Museveni muri helicopter bakayihanura. Ubwo yaragiye kandi igihugu cya Sudan y'amajyepfo kiravuka kibaho nuko Riek Machar na Salva Kiir nabo mbona byamari mu mfuruka zose nkuko na M23 igomba kwirinda ko bya Riek Machar na Salva Kiir byazabavukira ariko bo ntago afite iyo reality yatuma bivuka. Je les assure donc ni batuza umutima ntazo mbona. Noneho tugiye kujya kuri iyi side yindi. None biragusaba gutandukanya imipaka y'u Rwanda na CNDD-FDD kuko CNDD-FDD bihwanye cyangwa se égal FARDC FDLR. CNDD-FDD égal FDLR. Reba ko ntavuze hano ngisigara cy'u Burundi mvuze CNDD-FDD. N'abacyanye nyine babambari babo b'inkomashyi zabo. So bivuze iki rero? Biravuze ngo CNDD-FDD igomba kujya gutembagara ku butegetsi. Ingoma ya igomba gutembagara. Ibyo nabo bambwira ngo ninze mu Burundi bamakazi cyangwa se ntumbaze ibyo ntikisa ko babizi ko mbivuga nayo point of view yanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo igituma bavuga ngo njyeyo barakizi nanjye ndagisesengura ariko ntekereza yuko abantu bari bakwiye kudatukana n'ubwenge n'ubwo nk'Imana yaduhaye. N'est pas insulter notre intelligence. Wadukora ibindi ko il ne faut pas insulter notre intelligence. So rero position yanjye nuko CNDD-FDD igomba gutakaza ubutegetsi. Kugira ngo akarere kabona amahoro. Akavuka igihugu gishya. Bene wabo banyamurenge bagataha.
bakabona igihugu bagasubirana igihugu ariko harimo aka gatatu Tshisekedi must go kweya akeguzwa akaraswa cyangwa se agakorerwa ibyo ushaka byose byose babyemewe muri contrat yo kuba president aba yarabisinyiye kurya isasu mu mutwe buriya kuba president muri Afrika nabyo barabisinyiye nabyo bari muri contrat y'akazi ariko na Trump bari mubitsemo da so rero nkavuga ngo Tshisekedi must go Joseph Kabila gasubira kuyobora manda y'inzibacyuho y'imyaka 5 ubwo twageze muri 2030 akongera kayobora manda ze 2 yemererwa n'itegeko ubwo akaba tugeze muri 2040 Colonel Nanga kamubera prime minister nawe gahita azakomerezaho manda 2 ubwo kabura bipanze byose muri 2050 tukava uyu mwaka tukajya 2050 nta rusaku rw'imbunda rwongeye kubaho cyo gihe generation z'abafite imyaka 20 uyu munsi zawe zirimo aba ministeri zirimo aba general ariko no mu rugendo rurerure na akazi ko gukora kanini ariko karakoreka humura cyangwa se abantu bahumure karakoreka ako kose uvuze karakoreka nuvuga ngo Tshisekedi agomba kuvaho Joseph Kabila akajya kubera Kinshasa kazasimburwa na Colonel Nanga ubwo mani magambo biriya byose barimo atsaza imigeri ndashaka sanctions nyinshi saza imigeri ngo reka nsenye PPRD nuko abizi neza ko uyu munsi nori kivuzo zaragiye arabizi katazigarura ariko byibuza akavuga ati intebe yanjye nayirinda baho ati kuko abajya umishyikirano nabumviriza mu nzugi agenda usanga yamvuga atari agatwe ka politike baba bakomeje ngo Tshisekedi we agomba kuva ku butegetsi ntigeze tuyobora neza nigeze ayobora Kongo neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi wabonye yuko rero bari abahungu bari kubaka stade zubazora muri 2023 icyo nacyo gifite icyo kivuze ni nko kubwanga rega na 2023 tuba tugihari tukiri kuza stade ibyo dusinya byose rega buri yaho hari ibyo turi gusinya ko hari nibi ngibi birababwira iki so ndumva ari ibyo ngibyo rero igitabo cyane nanditse ko by'akarere ni ibyo bintu bitatu nashyizemo mbivuga no mu biganiro kuko nibyo nemera nabyo mbona byatuma amahoro arambye abaho ntago hariho indi shortcut cyangwa se indi nzira noneho rero ubihuza ute no kuba apotre kuko ubu ngubu tuzi mu apotre w'i Burundi wenda nabwo ndagira ngo ugire icyo tubwiraho nimba bamwita Mbayahaga ni evangeliste nawe utagisenga utagisenga so urumva ariko nimvuga evangeliste wumve preacher mu cyongereza preacher no preacher ni umubwiriza teacher niwe mwigisha uriya we akwigisha Bibiliya yakujyana muri Gehinomu kuko Pawulo yaravuze ngo umwepiskopi agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe adakunda ibisindisha atari umunyarukoni arera neza abana mu rugo rwe hasi aravuga ngo afite ubwenge bwo kwigisha kugira ngo adahinyuka mu isi yo hanze atari uhindutse vuba none ngiye ikintu nshaka so rero hariya ntago afite ubwenge bwo kwigisha no mu kwigisha bira bisanzwe naramwumvishe mu gakeya ariko none tugarutse reba uwo muntu udafite calibre yo kwigisha Bibiliya noneho agiye gukoresha the same Bible atazi kwigisha kuko ubwabyo nawe ntago I understanding no you can preach the Bible when you don't understand it because it's preaching but you cannot teach when you don't understand what you are teaching so rero arabizana yinjira mu kirere cya geopolitique urugero nakubwira nese mu Rwanda kubona ari nge mukozi w'Imana nge nyine usesengura politique ngira n'amakontra ya analyste politique ku mateleviziyo nuvuga ko pastor n'abapotre n'abavangeliste uzu ku buryo bazi kuvuga nyine nicyo barize experience kuvuga ariko nagarukuza kuvuga kuko yagishije yavuze idahiye ari byo uriya yakoze nyine akavuga idahiye akabivuga mu buryo butari bwo akabikivanga mu bintu anta n'amakuru abifiteho abivugiye mu rusengero ambaye kore pastoral yegari kuma amashyi ni byiza ariko yarengereye yarenze imirongo yose so ntago rero bibaho kuko yavuze ku bintu atagero n'amakuru so abandi batarabi uri Mbayahaga abandi batarabikora nimba kabari bavuze yuko
Nkurunziza yahamagaye abahutu bo muri Kongo ugashaka kubihakana ngewe amakuru mfite nyemeza yuko habaye inama mu biro bya Nkurunziza Jean Pierre yarimo abantu 8 mu biro bye hari umuntu ngo mu biro bye ku biro bye se ngo abimenye ute nyine se nawe byibaze ntago urabimenye ariko byibaze iyo nama yari kurwanya yari kuvuga ngo bagomba gufata les Bantu bakaba aribo bayobora Uganda, u Rwanda, Kongo na Burundi bakayoborwa na les Bantu cyangwa les Hamite. Donc hano muri ibyo bihugu habarizwa Nerotique, abo bita Nerotique ko nago mvuze ngo niko nanjye nemera bakakurwa ku butegetsi. So ubwo rero Burundi ariwe n'abahutu les Bantu cyangwa se les Hamite niko babyezera abo ntago ari ngewe I'm quoting. Then akavuga ngo Kongo yayoboye Umuluba, donc les Hamite, les Bantu. Ati rero twebwe aba Bantu twebwe les Hamite turashaka kugira ngo tutere intambwe ya mbere twikizere Nerotique kuko mu myizere yacu no mu ndagu twateje simbi zo ko ndabyita sha twamenye yuko aba Nerotique bazadukorera karambaraye. So nubwo buryo wabonye abo bose bajyaga baza mu Rwanda ariko bikarangira bibaye amahari ukibaza se biturutse he ariko ntandi bituruka bari kuri FDLR. Nubona umuntu yabanaga neza n'u Rwanda ukabona birahindutse nimba bidaturutse ku kintu twitwa genocide biturutse kuri FDLR wijya gushakira ahantu hirya ujye kwitorora biba biri aho hafi. So rero uriya we yakoze ibitabo wamubwira iki cyangwa umubuye bujyanama yakoze ibitabo iyo ufite ubwonko nk'ubwo afite ugendera kuri ibintu by'imiyoborere y'igihugu n'ibihugu na geopolitique kuko ntago aba ari ibyawe ntubara bitorewe rero ntago ari ibintu byinshi nabivemo reka nkwereke uburyo nabigusobanurira. Dufate yuko hariho isi yitwa geopolitical world yonyi isi ya geopolitique gusa geopolitique nyine ni ibintu by'uburyo ibihugu bibana uburyo korana n'uburyo bihanganira kugera ku ntego zabyo. Iyo mukino wose bawita geopolitics. Geography plus politics. Politics like power and geo like geographical location. Nuko arije tuvuga ngo new politics is the interaction with knowledge and power. Geopolitics is the interaction of geography and power. Nakahe gace iyo gafite uba ufite imbaraga kuba gukikije ndetse no ku mahanga ya kure. So rero umuntu agomba kumenya uburyo akina ikarita ye. Noneho rero tubaze ko geopolitique ari isukwayo mbaye haga twambara muri le débile mental, someone with no capacity or thinking, quelqu'un qui n'a pas la capacité de penser. Mwisi ya geopolitique tumufata nka débile mental. Si wowe wenyine hari nabandi wenda njya mbona bari komanta ku bintu nk'ibi njya mbabona biteretse kamera yo hanze mu Faransa na ariko yare bo harya barimo n'urwango ari kwigiza nka nabizi ariko nyine uriya kukurukiye na debilité mentale wamugira utese kurundi ruhande ryari kintu ari ntago ndi umuntu ufunga mutwe nkuko nanjye ku Rwanda rwanjye nakurya n'amenyo nawe ku Burundi bwawe wumva wisiza amarange ko ari cyo tuvuga ngo CNDD-FDD ngo yobora nabigomba kuvaho ku umuntu aravuze gwego ngitiboye neza di president wacu di iyo abantu mu gihugu bataka bafite abatatsa ahubwo ababatatsaga ndamufashe muri comment ndagucakiye wowe none se ira yagiye DJ ira yagiye gusaba ubundiro mu Rwanda asetse none se yahunze 2015 gusubira iwaba ari uko ahanze nta nisambo yabaga ku buryo yajya kwireba baje se batari kwicwa n'imbonera kure abari bahunye mu Rwanda se basubiye ntibakicwa n'izo mbonera kure ngo general ngo nyine uriya general wari yoboye coup d'etat ngo ni ku impamvu mutamuduha oya ahubwo ku kimwe mwisha abatutsi 2015 kumwe n'umwateguye genocide y'abatutsi. Reba yuko Bizimana Dr Bizimana yarutse kuvuga ngo baje kwica Rusizi abarundi ngo bahorere abahutu bishwe muri 2023 i Burundi. Reba kwambuka igihugu ngo ugiye guhorera beno hari ibintu tumva
none ka nkubaza ubwo abo bantu 2015 baje Rusizi kwica ngo bahorere ubwo ntago bahoreye kubera ko rero Burundi 50% bari abatutsi mu gisirikare cy'u Burundi 50% ari abahutu bo niko batwara ibintu batumye batambamira iyo genocide y'abatutsi nimba bo byita kwihorera wenda ko batutsi simbiza ariko yari genocide ntago general niyo mba rero ariko bareka ngo mumara abatutsi kabiri cyabaye ikimenyetso nuko atahunze wenyine iyo akora kudeta yapfa bagahunga wenyine ntajyane n'urusorongo rw'abatutsi bari kwicwa icyo gihe twari gutangira kubangwa hari bya bintu wa wundi ni umukriminel uturutse wabo ariko turi kubona ko yari guproteja abagomba gupfa nk'umuntu wari ufite amakuru noneho rero use mvuga iki kandi ndeke iki uriya umuntu wavuze kuriya hari byinshi atumva hari byinshi atazi nimba abo batutsi barishwe harababishe kandi no muri comment yaza akandikamo uraza akandikamo ngo bayobowe neza ni uraza nyine ukabona yabigejeje umutima no gutukana asa n'uvugira abarundi bose ku ruhande rumwe iyaba bari bayobowe neza nkuko natwe tuyoboye neza nkuko natwe turirimba perezida wacu nabo bakaririmba wabo nkuko natwe dukunda system iyoboye nabo bagakunda system iyoboye ariko itayoboreye mu buhutu tari parime hutu ari y'abanyagihugu bose n'ibindi so icyo gihe ntago nabigira inuza donc arari guhakirizwa yarabonye perezida imbere ye yumva harabonye ijuru cyangwa imana imbere ye okay dukurikije ni byinshi kuko yaza ko umukozi w'Imana iyo umukozi w'Imana ukabona ko send defted Imana yiciye ku ngoma iyo bakuje imbere urabakwepa nugira icyo babwira ukivugira gusa ibisanzwe uramye ko turasabira ururi bwacu amahoro abayobozi bacu Imana babwenge bashe kugira ibyo babaho umurongo ukigira muri uko tuntu tumeze uko kuntu ariko ntiwugira ahantu winjira utazi ibyaho neza urumva ko nyine President Ndayishimiye buri gihe yatsindaga amatora yohererezwaga ibaruwa iturutse muri Kongo yanditseho antete ngo ni communauté hutu donc ni civil right movement yitwa gutyo iri official iremewe se muri Kongo ariko abantu bita gutyo bakakosona inyandiko bakabereza umupresident hakuzi kohereza inyandiko umupresident cyo bisobanuye cyangwa se izi nyinshi ubundi ntibazemera noneho iyo ikagenda ikaba received cyangwa se igahabwa reception ntago bari ibintu byo kuba abantu bakininishamo cyangwa bakine nabyo ku buryo ujya kurimba ari vango umuntu akavuga ngo president ngo nyacubere ngo yahamagaye ngo mu Kongo like kumva yabifetse ukora muri presidence nese ugira amakuru ya president ku buryo wamenye ibyo yakoze n'ibyo atakoze so mu byukuri nyine uri yawe yaramenje ikindi agomba kumenya yuko general kaba nabyumvanye uri ya reverend kuri yavuga yuko barwanya imyaka 10 batarafata n'umurenge nkibaza kurwa imyaka 10 utarafata umurenge bisobanuye iki bisobanuye ko nyine turicyo urabona nuvuga ni nkaho ni general reverend kuri yatwemereye ko nta mu general uri mu Burundi wiyizi yafashe akarere nta mu general uri mu Burundi yiyizi yafashe umusozi gati harari aduye kuri umusozi no twawufashe neza sikwa bingaragarije icyo gihe rero kuvyuka akavango muzaca mu Kirundo uri kuvuga ku bantu do buri hari abantu twadute hano yararwanye ari kumwe na Obote bagafata Uganda yose Museveni yajya muri struggle nawe bagasubira inyuma bakajya gufasha Museveni bamwe baranarwanye muri za Mozambique izindi ntambara kwifasha Museveni bo gafata ubutegetsi bagataha bakabora u Rwanda nabwo arimo akarwana ko ya Kongo bagafata Kinshasa nabwo arimo uyu muntu umva gufata igihugu atari byeze muri superieur
we nano gari gufata ngo murenge ngo n'umusozi we mu mutwe w'ikintu kigendagendamo n'uburyo yagufata n'igihugu rero kumushotora ubiki KFDR wawe sinzi ikintu uba uri kubaka mu by'ukuri uretse kwigirira nabi. Okay, mu by'ukuri rero Imana yabaciye ku ngoma, abo bakozi Imana ntibababwira simbategetse kubivuga kubera ko burya leta yaguhonyora ariko byibuze uraceceka iyo yabaciye ku ngoma of course. Rero se wavuga umuvuga iki mvuga iki nta bwenge ntagazi ko batanga message ntagazi ko rimwe na rimwe ushobora kwirinda kwinjira mu bintu bya politiki ukaberekera umunyapolitike wanakomozaho ugakomozaho ikintu ubona ko umunyapolitike atari bugitekereze kandi kiri buze kumwunganira. Nimba Ndayishimiye yarakeneye guhakana yuko kuguhamagara kutabayeho, yari afite platform zajya agakora comedy, yari gukora comedy akabitubwiriramo tukabyumva. So mu by'ukuri rero yarahubutse ariko biteye n'amaco y'inda, ariko byo yatumye abantu bamumenya, twabonye ko nyine ari evangeliste w'inda nini. No yarasanzwe afite inda yigiye imbere, byo natwayigira byo nibisanzwe, abanyafrika tugira inda zije imbere, ariko nyine twabonye ko ari uw'inda nyine ni buryo bwe n'ubundi buryo, cyangwa se afite ishyaka ritava mu bwenge, cyangwa se abantu bene wabo bibera mu mugambwe bakaba bamukijije nawe. Hari ukuntu umuntu agira impamvu nyinshi, nakwiye ko iyo ugurukanye umuntu urya ruswa, umuntu wese uzi kayirye n'urya umumotari yumva bimukoraho, kuri gufata nawe agahita kuguruka, gufata grand frère cya petit frère we ukabona yakurakariye azibyo byakubayeho person byakubayeho si byambayeho ejo bundi like nyine kubera ko umuntu aza ngwereka ngo umugabo wagwiye unda ko gutwasi ngo wa mugabo yo nawe ngo ntawo bitaba. Ibyo bibwira umugabo wacinye mu mugore ko ntawo bitaba, ariko ntago umuntu afata amafaranga y'igihugu. Mu Bushinwa barakurasa kandi n'amasasu bakurashisha agurwa n'umuryango wawe, none ukaza ngo ntawo bitaba kwise Mushinwa watavuze ngo ntawo bitaba. No mu muryango wagura amasasu yo kurasa icyo kigware niyo cyaba igihumbi kimwe watwaye. Kimwe nuko ibyo gukubita abagore umbwiye kubikemura, nakandika itegeko gutya ngo ntago wazongera kumukoraho. Ukimukubita urushyi amategeko amyandika y'imitungo yose, ku buryo niba umuntu akomeza kubana mu bana ariko uzi ko imitungo yose mwanditseho, wowe umeze nk'umwinjira ashatse yagufukuza cyangwa akora divorce itaguheza n'igiceri. Uramutse uzi ko rero kugenda muri VWT y'amakamyo yose kabuzi ngo ngize gutya gusa rwagira hagati rugahita aho hagamo, ariko nukabera yavuze ngo mwamutare mwe ngo tuzabandikira kugeza igihe uzagera kuri zebra crossing ngahita yizimya, gahita igene no kuri stade gahagarara neza. Icyo gihe uwa mbere yakubita urushyi akava kuri VWT agatangira gutega akagare nako ayagujije abantu. Abagabo bose bakiga ikintu kimwe kivuga ngo nta rushyi mu rugo rwanjye. So wenda umugore yashaka kureka kuko agukunze cyari zini impamvu, ariko akazi kafite ubwo kubera iki mbivuze nubwo mbivanze na Serge bari kuvuga uburyo umuntu yandika itegeka gaca ikintu burundu. Ni kuvuga ngo umugabo ukubita umugore, abagore bamwe bahaguma ko avuga ati ni uhayira urugo, ubundi se bamufunze, ubu abana batungisha iki? None se ubundi kimitungo imwe afite icyo kibazo. Ariko n'umugore wakubise umugabo akaba ariko babigenza. Umugore nawe wakubise umugabo nawe bagahita umugabo bamwandikaho imitungo yose. Ibyo twabyiga mu buryo bwabyo turebye na statistique z'abagore bakubita abagabo, ntabwo nahita mbyihutira ubimbajije mu kiganiro kuko ibyo nasubira inyuma uburyo nubatse icyo gitekerezo, nasubira inyuma mu buryo nubatse icyo gitekerezo, nkanamenya uburyo na gorore cyangwa se na cyubaka aho ngaho. Nabyo byashoboka ariko simise mbica iteka. Ngiye navugaga muri sanse y'abagore kuko ari uburyo wandika itegeko rigakemura ikibazo iyo ushaka gukemura ikibazo nyirizina. Nubwo hari igenda umuntu ngo ariko byazatera n'iki bigatera na kiriya. So umugore ntago we yakwiyenzaho kugira ngo bayimwandikeho kugira cyangwa mukaba muri kumwe muri muzi muri babiri akihuragura bakimwandikaho. Ariko niko ko umugabo icyo gihe nabijyaje bisaba nyine babirebe neza, barebe ko umugore atigirishije cyangwa se ngo abyikore. Nese nuzi ko arababyikora akinjira mu nzu yarangiza akica imyenda akaguhobera cyane, yarangiza agahita avuga ngo mufasha ko ngufu. Ibyo nubizi te yaramfashe iyo tabaye ubushishozi. None se yica imyenda yirya inzara. Hari umugabo urwanisha amenyo n'inzara ko yari indwano y'abakobwa. Wowe ushobora kutarwanisha ariko genzi n'abarumana.
nkuko kera abagabo ntago bajyaga barogaga baravuga ngo finda utasararoga none se ubundi no babagabo ndabyibutse ngo muba muri mu kabari ngakaminjiramo ngo akantu ibintu rero byose bigenda bihinduka ariko nyine twivugira hariya i Burundi ibintu bari kwigizagiza ngo Uvira ngo bazanye imbunda ngo y'agatangaza ngo yavuye bakivugira urabo yavuye se ntari indege zavuye mu Bubiligi zigahitira i Burundi ni ibikoresho byinshi bacisha i Burundi nko kuvuga ngo bamaze kubona ko Kivu na Sud Kivu batakizigaruje cyangwa se wenda bumva bazigaruza baciye mu Burundi nukabona se byo bitashoboka turajya abarundi baritonda nyine ubona bitashoboka uwo muyobozi ubayoboye agashaka gukora iyo strategy atarigeze afata n'umurenge n'umunsi warimo shambamo n'abepaka ngo n'abagenerali iyo neva ari gukanga iyo neva ari gukanga bunyoni ngo wari umuntu ngo umugenerali uvuga ngo ashaka kunaniza kuyobora igihugu ngo uzaze tugongane ngo umugenerali ku wundi ari president uvuga gutyo wenda witakuma abandi bagenerali ngo bazaze mugongane uri president waratowe ashobora kuba wenda aribwo buryo bwiza yahisemo bwo kuvuga ntacyo ubona ko iwabo babitwaye sinanabimyega basanga ari byiza by'iwabo ariko nanone ibyo ubwo bujenerali mwidoga mutarafashe n'umurenge nge mbamo numva ibyo bintu bikaze cyane uyu rero ntago ari seve nziza ntago ari seve nziza ariko jenerali utararwanye si nk'ibintu abantu bavuze ngo ababiligi ngo bamanutse ese uherutse kubona ntuza Wiringoma leta na Colonel Wiringoma arimo akoresha inama yambaye uniform y'ababiligi abantu benshi bari baje ngo yavuye hera nako namwe mugira amatiko avuye hari wari uyambaye bazo wari uyambaye asanga yarafashwe mateko iyo myenda bakabumwambitsa ka box Ububirigi bwafashe Kongo abantu ntibabimenya uko abantu bari kurwana bamwe barabica abandi bakabafata ariko mostly iyo baba bambaye niyo baba bafasha kenshi none bamara kumufata bakayishisha mu zindi akrobasi kugira ngo asubire iwabo ariko umwenda we bakabasigara bavuga ati tuwambara nabyo ubwabyo ni message ko hari ibyo twacakiye si bisoje si ubwo ngubwo turasoje reka rero tugushimire hanyuma Uvira n'ubwirimo iyo mbunda ikaba bazanyemo abarundi benshi n'ubundi rafatwa nta n'ukwirindira izuza ekarero cyangwa se bayibahekare none kwirindira izuza urumva erega ntago Burundi bwari bufite gushyira imbaraga mu kuza kurwana muri Kongo bwari gushyira imbaraga mu kubaka politike interne y'igihugu none se Uburundi bwo burashyira imbaraga mu kuganira n'impunzi ziri hanze n'abayobozi bazo bagashyira imbaraga mu kugabana ubutegetsi na Red Tabara n'abana bari abantu agatorwasa donc gukora leta ihuriweho itayobowe na CNDD-FDD nimba bashaka amahoro abarundi dede bayice cyangwa bayibwira ati ijyemo bose mujye ku ruhande ijye cyangwa ijyemo ahubwo buri dede yaba opoza beza bakora opposition neza nubwo buhutu bwabo niyo parime buhutu yabo ese ubundi opposition imaze iki opposition mu gihugu gikoresha demokrasi confrontationnelle opposition izana indi mboni ishobora gutuma hari ikitarebwe kirebwa opposition nk'iyo mu Rwanda iramutse ikozwe n'abahanga bajya biga imishinga kubera ko bo ntago bari busy biba amafaranga wayibaye zero opposition none rero ko uri sober in mind you can develop a project that can benefit all the population then none ukayisubmitinga kuko dukoresha demokrasi consensuelle ukayisubmitinga kuri system iyoboye bawukunda bakaba ukoresha ntuvuge ngo yanga ariko nagomba kuba ari ngifata credit nta credit ukeneye uyu mwaka wenda uzayibona mu myaka 100 iri imbere ariko ushobora no gufata yibonye ibyo kibazo ngombwa no gukorera igihugu kandi ukorera abanyagihugu so rero opposition igira umumaro nko muri Kenya rutadafite opposition ashobora kuyobora nabi ariko iyo Odinga yaje amureba mu maso ikintu cyose yikora banza kureba nibo muzeyi yasinziye cyane kumbona none haje na opposition yitwa Gen Z iyo nayo rero nakasa mutwe ni tabi so mu by'ukuri rero opposition hari ibikenewe kuko reka nkubwire nimba ari system y'ubuzi nabonye igoye no kwebura system izi nko mu Rwanda kuko umeze nkaho uri ro tupwisa
bigusaba kugira ngo wowe wigiremo self check wowe muri systeme yawe ubwawe habarimo ujye kwigenzura kandi kutibera urumva uburyo bigiye kunaniza mu gihe ubundi ukuntu umuntu aremetse nyine gucunguriye akaba yatisha yahita banteza yahita ndaburiza doko bituma ukora wigengesereye n'ibindi ngibyo ariko nanone c'est pas pour utako ugomba ndi gukora commanda ku Rwanda rwakabaye rushiftinga ko ibintu byo birubereye nibyo bidukorera nibyo bitumye tugezaho tugeze naho muri tuba dute bacyaguranye mu kibuga badamanje akafite nk'igishyaka bagahita bazinduka bavuga ngo ya ubwo kandi ntacyuma no yatereye haraguru arabuze ibyo ntiwazabivamo byaba nk'igenda gatatu kuntu bajya bakombozi binenetse ku mabisi rero amateka dufite n'ibibazo duhuye nabyo n'ukuntu igihugu kikiri guhealinga as a nation we are still healing as a nation ntabwo ari ibintu bakiyavantiramo ariko nyine opposition erego opposition nizo nk'urugero utekereza ko muri system yoboye mu Rwanda already hatarimo na system habarimo the system and the opposition at the same time wa muntu bashobora kuvuga bati dukore bigurye wakaba afite another idea opposition rero nicyo kintu izana ibitekerezo not ibitekerezo consensual democracy uzana ibitekerezo abayoboye batagize confrontational democracy upresentinga the whole system ndabyita gutya ariko nabivuze ndi kumwe na Dr. Franka na Mukabunani turi mu kiganiro turi batatu nge nabo barandakarira cyane n'umuturage wese arabyumva twari mu matora nani niba ngo nabasizi b'amarangi ako kajambo karabababaje Wanza yo mpamvu niburira ya soda se buriya iyo mba narakavuze arigenda bwira Dr. Nikanda kanyenyende yo kisoda yamanuka ariko rero nge navuga ibintu ko mbyumva in my philosophy ndavuga no RPF yubatse inzivanye muri semiere ifite structure ifite inyubako ipresent abanyarwanda bakayira ko wow yetaje se experience ziri like ni inyubako dufata system y'ubuyobozi bwabo nk'inyubako ndavuga rero mwebwe muri abasizi b'amarange kandi nabwo yo mu byumba by'abana indani bwabo mu bahungu basigama akaruru mu bakobwa basigama akaroza ni kuko widagadi yasizwe n'abantu bitwa ba peri na PSD babaye widagadi babayishyizeho kare baranakara ariko ntabwo nababwiza gukuri kugira ngo nimba nasiga irangi barisige neza abana bisobanura abantu b'inkubaganye bango habara abanyarwanda bameze nk'abana bakubagana batumva nyine uburyo twaye ibi bintu bakeneye nyine kubona iyo position irimo igira ibyo yopozinga nyine bakumva banezerewe bakumva nyine birankorera wa mungano wa Debeni ngo birankorera bakumva nyine biri kubashimashima abo nabo bakaba nyine babonye akanini kabasinziriza cyangwa se katurimba baririmba umwana yo morere akarinda sinzira ni kuki nayimbizanye muri iyo sense nibibutse icyo navuze icyo gihe navugaga ntariko ntimwitonde nanone ntabivuga gutyo mukazinuka mugiye gupresenter indi nyubako kuko icyo gihe mwamukoze démocratie confrontationnelle kandi dufite consensuelle so consensuelle rero contentez-vous yo gusiga amarangi mu cyumba bwo muyasige neza kugira ngo nuyarebye avuga ati abo basize amarangi mu cyumba cy'abana nabahanga pe ariko nko muri Kenya William Ruto apresent inzu ye na Odinga agapresent inzu ye abaturage ba Kenya bagahitamo inzu babona ari nziza ibabereye izabakwira kandi tazabazana ubushyuhe nizane n'ubwo bukonje ibintu kayiso abarinze ebyiri muri Amerika aba Democrat n'aba Republican wagira ngo ni n'abantu bafite imico ibiri itandukanye se umuco umwe uzobaza abantu bose agira umuco umwe ni imico ni ibiri ajyane n'ubanga inzu y'aba Democrat n'aba Republican ntizisa rwose so biratandukanye rero ariko ibyo iyo turi kwivuga tumeze nk'abari kwigisha politics cause reka tugushimire rero Imana iguhe umugisha nizere ko nitwongera kugutumira kuri Jado Office TV show uzumvira ubutumire bwacu ndetse no kuri The Bridge nawerekanye ivuge ahangaha hanyuma Imana ibane namwe ya namwe mwakoze Imana ibane namwe ndetse nimba ubundi butumwa yabadukurikira nibo ba boss niba twereka ko badukunze tuzatugaruka niba twereka yuko batatwitayeho tuzajya aho badukunze nabo kandi mbagira iyo nama shawo ntukatinda ahantu udakunzwe kuko ari ahantu baba bakubuze barize kubera kuri kubura
kandi uri ahantu uri kubihomaho ntukabeho wihoma kiretse warabuze iyuge cyangwa se bakubwiye ko hari bangarishwa aho hantu kandi nuhizirike ariko ushobora kuba ahantu ushaka kwizirika nta kiriyo kitari ahandi cyangwa se biri ahandi ari byo byiza kurutaho so mubeho ubuzima bwo kuba confident enough to change position and to start something new and so nini kuno ushobora gukora ikiganiro kareba n'abana 120 akabazeho ariko abandi bande bari 150 wana cyangwa se 300 cyangwa se 5 cyangwa se 10 agaze no kamera ubwo nyine abaha ntago banyibonyemo ukagiuza gakeya bijyanye n'urukundo ukundanye no guha ibiganiro ariko ubundi normally dukorera abantu iyo batweretse ko batwishimiye natwe tushobora gukora ibyiza kandi byinshi by'umwihariko aho ugiye ukazabona support iturutse ku muntu hakubonye buriye ntibazakubeshye ni nkandi ujisha igisabo ntago wateriwe ngo rigereje cyane ko nimero banazibonye nayo babwiye ngo 0788831513 iyo ni iri kuri momoda ni nayo kandi wanyandikira kuri WhatsApp ibintu byose bikagenda neza kuko ndabakunda kuruta uko nikunda cyase ndabakunda byo kubapfira n'impamvu mvuga ibyo mvuga nuko mbakunda.